ngo bagiye gutanga amakado ngo biganye wallahi ntago wamusoma kabisa wallahi namukoye amafaranga yanjye ntago wamusoma kabisa ndabikubwiye keretse waramfashije kumukwa nabwo waramfashije ntiwamusoma kuko ninjye bahaye ikiganza kandi umugore wanjye Tuma Islam umuntu ujya kurongora umugore wawe uramunye muri podium ngabo biganya muri Erika ibisore bikaza binamubusu biramusoma cyane babari kigatinzaho umunwa abantu umusore ari kwisetsa ngo yingo bariganye n'amakoti ya burebu ari toka kuna tagwa musoma sheikh nge namukoye tagwa musoma kaifa ntimudamu yibona umugore ukajya kuryamana ku gitanda bamugaraguye amabere bayazamuye abandi bayamanuye la yajuzu ntabwo byemeye Islam ugomba kuvuga ngo ibintu abantu bajya bikora uwitwa wese kari umudamu uwanzaniye kado n'uwezaniye madamu uwitwa kari umudamu bose bayihe madamu n'uwitwa wese kari umugabo uwezaniye madamu n'uwayinzaniye nibazinzanire hano point Basira uko bari ubwawe n'ugomba kumutega nta nubwo byayimeye abagabo kwigira intama mu bukwe ngo kuvuga ngo ni bibi ngo aravuga gasodonere bitugane toka mugabo agomba kuvuga Abislam simbishaka program master sinshaka umuntu asoma umugore wanjye bibabyire sinshaka umuntu akiganza umugore wanjye bibabyire point ariko ubundi mwiriwe neza mumeze neza muri amahoro ese ubundi uje mu bukwe bw'umuntu ugatanga kado ukamuha gift niba ari side y'umuhungu waje niba ari side y'umukobwa ntibura umukobwa mugenze wagiye kuri side ye undi ibintu byo kujya kwivanga irondo rikivanga n'abajura biti imeze bitobo bifata uti no kureka mbabwiza ukuri pe mu bukwe bwanjye ko nge nzavuga uwanjye nzaba negeranye nawe na garisodoneri nahaga ibyo kumujya mu matwi bizaba birimo ubwo marene wazajya akemura ibibazo bye nanjye wa bodyguards nawe akemura ibyanjye byiza ko mu bukwe uhari respect umuntu ntutume nimwe munatera abageni stress nimwe mutera abakungu kuba babyimba imitwe n'abakobwa bakananirwa hakiri kare ubundi gute ujya kujya kwihoberejwe umuntu ari burarane nawe araho gute ujya kunyihobezwa sheri mufite turi kumwe ushaka gusoma umuntu uzana wawe gusoma ushaka kumvangira bigukoraho ntibikunda uburyo wamugani utazajyana n'umuntu n'umuparteneri we mu buriri ugasanga barangije kuba degute nta umutwe wabyimbye warakaye please bidya bintu mu bideke ubukwe bw'umuntu ku giti cye ubundi urabyumva muri commentaire kandi nyaboneka wibuke tubwire muri commentaire na subscribe share n'ibindi byose kabisa tubwire kuko niyi ni Huguka Online TV udushya twinshi uzagenda tubona ukuyemo karabaye rero mu buzima ubuzima ni ikintu cyoroshye iyo ugiye kubuvangavanga n'ibindi bidashinga bitabyina bigenda nabi rero reka abantu barangije gufata icyemezo nawe uri aho ngaho wenda wafashe icyawe cyangwa ntacyo urafata bikuvune ku buryo uvuga uti uko byagenda kose ngende tayari kuba najyana n'uyu muntu mu birori bye nkabyitabira nkanamufasha nkamushyigikira kandi ibintu byo kuvuga ngo ntuzatuvangire n'ukuri ntuzatuvangire ibintu ntibikunda niba umuntu afite ubukwe ni ubwe niba wazanye iyo kado ntabwo ari parti y'umugore w'umuntu cyangwa y'umugabo w'umuntu wo kujya kumutindana ugera gute unashifona imyenda ye bajya no gufata amafoto bagasanga yangiritse nyabuneka ntabwo ibyo bintu bikora rwose tugerageze twiyubake kandi dusabirane kugira ibyiza umuntu yageraho rero iyo ufite umutima mwiza gumana umutima mwiza wawe ukeye kandi ufashe n'abandi kugira umutima ukeye ntuzagire uruhare mu kugira